isaha sita n'iminota 20 hano muri studio za Radio Icyizere uko mu kanya nari maze kubibabwira ko inkuru nakiriye yo kubana mu makuru y'imyidagaduro ngiye kumwakira rero hano muri studio za Radio Icyizere kandi muri studio za Radio Icyizere tuguhaye ikaze muri studio za Radio Icyizere. Okay, murakoze cyane Joseline. Hanyuma suza abakunzi ba Radio Icyizere aho bari hose bagenda twumvira mu bice bitandukanye by'umujyi wa Huye, arabatwumvira kuri mikoro zerekeza hariya kuri IPRC, arabatwumvira kuri mikoro zerekeza hariya kuri station ya polisi, abatwumvira hariya muri ga mu isoko, abatwumvira hariya rwose kuri mikoro yerekeza hariya kuri WhatsApp shop. Reka mbasuze mbifurize umunsi mwiza cyane. Ni itariki 19 Gicurasi 2022. Ni Radio Icyizere akomeje gutega amatwi. Hanyuma rero ayo no mwanya tujye kugeza amakuru y'imyidagaduro ndetse n'amakuru ya siporo muri rusange. Je nitwa Innocent Bimenyimana Success. Hanyuma rero muri kino kiganiro turi kumwe n'abatera nkunga bacu, turi kumwe n'umutangwa wa Financial Limited, turi kumwe na Isange Ngoma Sako, turi kumwe na Beta for You, turi kumwe na WhatsApp shop ndetse n'abandi bagiye batandukanye muri rusange. Hanyuma rero reka tugire gutyo twanzike amakuru yacu tuyahere muri siporo n'ahandi dutangira na hano mu Rwanda. Umuyobozi w'ikipe ya APR FC Lieutenant General Mubaraka Muganga yavuze ko ino kipe rwose ngo nta gahunda ihari yo kongera abakinnyi b'abanyamahanga muri ino kipe. Yabivuze ku munsi w'ejo ku wa kane tariki 18 ubwo nyine yasuraga abakinnyi bari mu myitozo itegura umukino bafitanye n'ikipe ya APR kuno wa kane itariki 19 2022. Dore n'umukino uza kuba ku isaha y'isa 9. Umukino wagiye uvugwa byinshi cyane, dore ko umukino uza kurangira hamenyekanye ikipe igomba guhura n'ikipe ya AS Kigali kuri finali igikombe cya mahoro muri rusange. Hanyuma rero twihuse cyane makuru y'imikino, reka twikomereze hanze y'u Rwanda twerekeze mu Bwongereza muri Premier League. Ibintu birakomeye cyane. Ikipe ya Arsenal amahirwe yo kwerekeza muri Champions League rwose yagiye atakara nyuma yuko igize gutya igatsindwa n'ikipe ya Newcastle ibitego 2. Hanyuma mbabwira yuko rwose bari mu cyumweru cya nyuma nyine cya Premier League. Turebye nka table kuniteye, ikipe ya Man City iri ku mwanya wa mbere, Liverpool, Chelsea ndetse Tottenham ku mwanya wa 4, Arsenal ku mwanya wa 5 aho ngaho. Rero twibutse cyane reka tujye mu makuru y'imyidagaduro. Turahera hano mu Rwanda, bamwita Tayisi n'umuhanzi ufite umufaransa ariko ufite inkomoko mu gihugu cya Cameroon. Uyu muhanzi rero akaba agiye gutaramira abanyarwanda nk'uko nyine yagiye abitangaza, avuga yuko rwose vuba cyane agiye gutaramira abanyarwanda maze akabasangiza ibyishimo muri rusange. Reka twikomereze amakuru y'imyidagaduro twese cyane. Bamwita Keve Kade. Uyu rero ngo yanze kugira icyo atangaza cyangwa se ngo yararucaramira nk'uko nagiye mbona ibitangaza z'abakuru bigenda bibyandika. Ni nyuma yuko no musore nyine agize gutya akavuga ko yaba ari mu rukundo n'inkumi yigeze kuvugwa mu rukundo n'umuhanzi witwa Harmonize. Inkuru rero yo kuba mu rukundo n'inkumi yitwa Brian yasakaye nyuma yuko Keve Kade nyine ashyize hanze amashusho yahuje urugwiro n'uwo mukobwa. Reka dusoreze kuri no nkuru y'umuhanzi witwa Jaxi. Inkuru kabisa ikomeje kuvugisha abakuri mukurikira ku mbuga nkoranyambaga yuko nyuma yo gushyira hanze amashusho asomana n'inkumi yitwa yari muri Tanzania. N'umuhanzi rero Jaxi akomeje kugenda avugisha abantu benshi cyane. N'umuhanzi biteganyije ko ashobora kuzaba kuri album ya Adetebeni. Hanyuma rero mutwemerere amakuru tuyasoreza ngaha, mukomeze mugubwe neza na gahunda za Radio Icyizere. N'amakuru turi kumwe na Isange Ngoma Sako, turi kumwe na Mutangwa Financial Limited, turi kumwe na Beta for You, turi kumwe na WhatsApp shop ndetse turi kumwe na Smart Art and Craft Market. Mukomeze mugubwe neza cyane mukurikira gahunda za Radio Icyizere. Je nitwa Innocent Bimenyimana. Amakuru agezweho nanone mu myidagaduro ndetse n'isiporo tuzongera ku munsi weza y'ejo ku isaha y'isa 6. Ndabashimiye cyane. Hanyuma Joseline reka nawe gushimire.
urakoze cyane kubwo amakuru meza utugejejeho nizere ko basobanukiwe. Murakoze cyane n'abakunzi baradikizera komeze bakubwe neza cyane badukurikira ku murongo wa internet ni www.radikizera.com ndetse no kuri Facebook ni radio Icyizere. Hanyuma rero ibintu biganiro byacu by'ino radio mushobora no kujya kuri Instagram ni Success Official 250 mukaba mwadukurikira. Nge nitwa Innocent Imana ndabashimiye komeze mugire umunsi mwiza cyane. Urakoze cyane Success. Yego murakoze cyane.